mugenya mwaka mwawe ukinga hongera inyana ubwatsi ukinga hongera inka mu zindi ukinga tuje kwakira Pirate. Ladies and gentlemen, amashimwe cyane twakire Pirate. nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga ko mu minsi y'imperuka hazaza abazaza biyita abahanuzi b'ukuri kandi nyamara bababeshya. Hazaduka abazaba biyita ba Mesiya gusa ntibizabayobye gusa. Ariko nubwo bimeze bityo, hari Yesu w'umupirate wahanuwe mu gitabo cya fizike. We ngo azaza aje kuzengereza abantu aho kugira ngo abapfire. Yesu w'umupirate muzamumenyeshwa nuko we azaba afite abigishwa 4 gusa, kandi ikindi mu kanwa ke hazaba haturukamo amagambo asekeje gusa. Abakristu muraza kumbonamo nka Yesu, muri kubyumva? Abasiramu mwebwe murambonamo nka Muhammad, uri kubyumva? Uri kubyumva? Muza ku bapagani muze kumbonamo nka Kamaro. Nuko Yesu w'umupirate bwo yari amaze amasaha 4 n'iminota 43 atarya atanwafuriza, aramufasha ajya kuri stage. Ahageze ahahurira na Satani atangira kumugerageza. Yesu, ni ibiki? niba uri umwana w'Imana koko kora igitangaza, yago ave Uganda ejo tumubone i Kigali. None se Sata ribu urayizi? Yego. Iryo jambo rero risubize yo rikuye, kuko nanjye ndiwe sinagaruka. Yesu, ni ibiki? tukuziho ububasha no gukora ibitangaza. Ngaho kora igitangaza kano kanya Skaitu ave ku itabi. Ntago nazanwe mu isi no gukura abantu ku mugati. Skaitu sinamukura ku itabi kuko ni hakura imirongo. Yesu, ni ibiki? tukuziho ubushobozi bwo kwerekwa. Ngaho tubwire, Melissa ureba imbere yawe ni isugi cyangwa si isugi? Umva Satani, wowe kubiza ari isugi ryicara muri VIP. Dukomeze. Nuko Yesu amaze kubona ko afite abigishwa bake, yahise amanuka nuko ajya mu isoko kureba ko yabona abatoranyamo bakamubera abigishwa be. Bobu, haguruka. Nje gutoranya abigishwa. Bobu, dore naje mu isi nje kubwira abantu kugira ngo bareke ibyaha byabo. Genda nigisha mu nsengero, mu makaritsiye no mu tubari kugira ngo abasinzi bareke inzoga. Ariko karitsiye zituyemo indaya nyinshi ntazo nzi. Nkurikira uzajya uhanyereka. Muyoboke, nkurikira mu gitaramo cyo mu ijuru, niho uzaba uri gukata amatike. Amoni, haguruka. Haguruka. Amoni, nawe nkurikira. Muri ibi bigishwa ubona mfite nta Yuda mfitemo, kandi ndabona ufite umutwe umeze nk'uw'abagambanyi. Ya mpano, nawe nje kuguhitamo nk'umwigishwa.
muri abigishwa ubona mfite nta Petero urimo, kandi nawe biragaragara ko wakwihakana umuntu. Ya nkoko izabika gatatu umaze kunyihakana, uzayimbikire, nzayirya nimara kuzuka. Reka twikomereze. ubwo yari amaze guhitamo abigishwa, bahise bamuzanira umwana wapfuye ngo amuzure. Uwo mwana bamwita Masamba. Masamba byarangiye asambye, murambike hasi, muti yapfuye. Ngo yitwaga nde? Masamba. Masamba byuka, Masamba byuka, Masamba byuka kanyo. Petero, karame mwigisha. hereza inyundo nkwereke. Iyo wanga kubyuka ukareba kudataha wahombanye. Masamba, kuki ukina n'umwana w'Imana? Mwigisha, mbabarira. Masamba, karame mwigisha. iyo umuntu apfuye hari ahantu aba yagiye, weho wari uri he? Mwigisha, nari muri paradizo. N'urwo rusatsi. Masamba, ngaho taha. Petero, subirana inyundo yawe, dukomeze. Nuko Yesu umupirate abonye ko azuye umuntu, azamuka umusozi, amaze kwicara aterura amagambo avuga abahiriwe. Hahirwa abadudubiza ibigambo byose babonye kuri YouTube, kuko ubwami bw'imageragere ari ubwabo. Hahirwa abakobwa bafite inzara n'inyota byo kunywa inzoga, kuko abo ngabo ari bo bazagonga imikindo. Ikindi kandi hahirwa abamanaginga abahanzi barira, kuko ari bo bazuzuza arena. Dukomeze. Hanyuma y'ibyo, umukobwa wari mwiza muri icyo gihe yumvise ibya Yesu umupirate, nuko yihutira kujya aho yari ari. Uwo mukobwa yari mwiza, ishanga rye byakururaga abagabo. Niko muko, uje kwenda iki? nje kureba mwigisha kuko nkunda. Urankunda? Yego mwigisha. Ubusanzwe ukora iki? Nkora umwuga w'uburaya ndetse no mu kabari. None ubundi witwa nde? Banyita Jackie. Nari ngatangaye witwa ukundi. Petero, karame mwigisha. ni igiki wabwira uno mukobwa? Mwigisha, uyu mukobwa ni fake. Ni gute akora mu kabari akaza hano kuri iri zuba n'agacupa tuzaniye? Petero, karame mwigisha. ndakwiyamye, iyo nyota yawe narayikubwiye, suzi ko ari nge maza amara inyota. Ndabyumva mwigisha. Yuda, karame mwigisha. wowe ni igiki warenzaho kubivugiwe aha? Mwigisha, nashaka kugusaba ko wanyemerera uyu mukobwa nkamusoma akabizo ko kwitama. Yuda, ni icyo ngicyo ushaka? Yego mwigisha. Hagati y'umukobwa n'itiki ijya mu ijuru urahitamo iki? Ndasoma umukobwa akabizo ko kwitama, ubugingo bwawe buhamane. Sawa, ngaho bikore. Ubwo nawe nta kabuza uzarimbuka. Yohana, karame mwigisha. wowe ni igiki wavuga ku bibereye aha ngaha? Mwigisha, nanjye mfite igitekerezo. Iki cyana ni cyiza, reka tukijyane, hari igihe tuzaba twakubiswe Yuda akamugurishamo make.
icyo gitegerezo cyaba cyo niko muko ubushize naraye kwa Zakayo bimutera kwihana ibyaha no gusubiza abantu yarabereyemo amadeni wareka iri joro nanjye nkarari wawe ni karibu mwigisha. mwigisha ni ibiki mwigisha jyana n'uwo mukobwa ariko wibuke ibyabaye kuri Sabe. Yakobo witinya njyewe mfite amababa data iki gikombe kindenze Abakinga bongera inyanubwatsi, abakinga bongera inyamuzinzi. Abakinga bongera inyanubwatsi, abakinga bongera